Ndakubwira kandi ndashaka ko ibi bintu utazigira ibyibagirwa na rimwe. Gabanya abantu mu buzima bwawe. Ngo bana n'abantu bake bumve kandi uzirikane ubu butumwa, ubwumve neza wa muntu we. Umuntu nanone yatwihereye ni ubutumwa umunsi wa none. Ngo reka nkubwire inkuru. Ngo uraza kumva ko nta mpamvu nta n'abantu ukeneye kubana nabo mu buzima, ahubwo ukeneye kubaho wenyine cyangwa se ukabana n'abake bashoboka. Kubera iki? Ngo umukobwa umwe yari kumwe n'umugore wari ukuze, wabonaga ko yamurushaga imyaka bigaragara. Nuko umukobwa aramubaza ati, mbwira, ese nkeneye inshuti mu buzima bwanjye? Uwo mugore yaramusubije ati, ubuzima tubamo buragoye. Ibyo byo natwe turabizi, abakunzi b'ibiganiro bya Telemontagne Rwanda. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya niko burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Iyo ucunze nabi ntumenye iyo watakariye. Niyo mpamvu uhereye umunsi jya wumva, jya ukurikira amasomo wungukira hano kuri Telemontagne Rwanda, amasomo yagufasha mu buzima. Ati ubuzima tubamo buragoye, niko bumeze burakomeye. Rimwe uba ukeneye umuntu rero ukuba hafi, wa wundi uvugisha amasaha menshi, umubwira ibyawe kandi wizeye ko atazagucira urubanza nyuma yo kukumva. Nibo twita inshuti. Ati tuba dukeneye ba bantu dutura amarira, ba bantu bahaba ku bwacu mu gihe abandi bose baturetse, badufasha kunyura mu bintu bigoye kandi tukanyurana nabo no mu byiza. Ati ariko mwana wanjye, ariko uzitonde, wumve neza nawe udukurikiye kuri uyu munsi. Ati wa mukobwa we, inshuti ikuryajya ni mbi cyane kuruta wa mwanzi wawe uzibyeruye ko mutanavugana abiri. Ayo ni amagambo mvuga. Ati umwanzi wawe iyo umuzi ukuri iyo bwabaga ngo atazakwegera, niyo mpamvu bigoye binagoranye cyane ko yakubabaza cyangwa se yaguhemukira. Ati ariko ya nshuti mbi ya yindi kuryajya iyo ni uburozi, yite gutyo. Ngo iyi nshuti irakujijisha kugeza igihe icyizere cyawe cyose uyigihaye ukayicyuzuzamo, ubwo ari nako ibona intege zawe nkeya aho ziri, amabanga yawe ati nawe ntuyasige, nayo ibiyamenya. Inzozi zawe zazaza ushaka kuzageraho, izo nazo ntuzisige. Ngo inshuti nk'izi zirabigukora ibi bintu, ibi byose zikabigukora kugeza igihe bamenye neza ngo ni hehe, ni irihe buto, nihe bagukanda, nihe bakanda bakakubabaza, hamwe bimeze nko kugusonga icyuma mu mugongo utari ubyiteze, icyuma kinini. Wumve neza. Ati ubu nibwo buryo bwonyine ushobora kurinda ubuzima bwawe kuba bwakuzuramo inshuti mbi. Uwo mugore yarabanje acecekamo, araceceka, aratuza, yitegereza umwana w'umukobwa wari muto kuri we. Arangije aramubaza ati, mwana muto, mbwira ngo hagati ya jardin cyangwa se ubusitani butoya, jardin ubucaca ndetse n'ishyamba rinini, hagati y'ibyo bintu bibiri mbwira nihe ushobora gusanga inzoka n'imbeba nyinshi cyangwa se byinshi? Birumvikana nkuko nawe wasubiza cyangwa se ubyumva, ni mu ishyamba. Niko umukobwa yamusubije. Uwo mugore yarasetse, amureba mu maso, aramubwira ati, byiza, ngo ikigare cyawe nutuma kitaba kinini, abantu ugira ibyo ukorana nabo nubagira bake, ngo bizaba bivuze ko ari nako umubare w'inzoka cyangwa se imbeba z'inkegesi, umubare wazo mu buzima bwawe uzagabanuka. Nta muntu ntutse, nta bantu ntutse. Nutuma ikigare cy'abantu ubamo kiba gito, inzoka n'imbeba z'inkegesi ugirira impungenge ko zaza mu buzima bwawe, umubare wazo ngo uzaba muke, uzagabanuka. Ati uko uzagabanya umubare w'abantu musohokana, ba bandi musangira inzoga cyangwa se mujyana mu buyobe bundi, niko ngo ibibazo ukemura bizagabanyuka. Wumva umugore, mbega umugore mwiza. Ati mwana we cyangwa se wa mwana we, nkiri muto hari ikintu nize, umva isomo. Ati hari ukuntu nabonaga mfite inshuti nyinshi n'ibigare binini. Ati nabonaga abantu benshi bankunda. Ati ariko naje gutungurwa n'ukuntu inshuti zanjye zagabanukaga uko buri mwaka wiyongeraga ku myaka yanjye nari mfite cyangwa se nagiraga. Ngo inyinshi mu nshuti zacu zo mu bihe bimwe zimeze nkaho ziba zitwiba umwanya igihe. Mu gisate cya comment umbwire uko ubitekereza, ni inkuru. Yesu mbabwiye ngo mwanga abantu, mureke tujyane neza. Ati naje kubona ko ubuziranenge buruta ingano iyo tugeze ku ngingo y'inshuti. Sigarana aka kantu nawe udukurikiye uyu munsi. Ati inshuti cyangwa se
iyo tugeze mu kintu cyitwa inshuti, ubuziranenge bwazo buza hejuru y'umubare ufite. Ngo mureke ntitukajye twibeshya ko buri wese ari inshuti yacu cyangwa se buri wese yaba inshuti yacu. Wagira umubare cyangwa se wagira umubare w'abantu runaka, gusa ngo n'ubundi nyuma na nyuma bisanga inshuti ufite ari abantu bake wizera kandi ukunda kuruta abandi. Ngo uburyo bwiza ushobora gukoresha ukirinda inshuti mbi, niko umugore avuga, mu buzima bwawe ni ukugabanya abantu winjiza mu buzima bwawe, ikigare cyangwa se bakuzengurutse umunsi ku munsi, abo witeza. Uri kuri Tele Montagne Rwanda, niko twitwa. Wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima, ko twizera ko biri mu bintu dukenera twese kugira ngo tubeho neza kandi tujyana n'ibihe. Uri ahantu hanyaho rero, iyo umanutse munsi y'ivideo ubaye utarabikora ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu ukakanda, ubu utatangira kujya ubona ibiganiro byacu mu gihe kizaza mu buryo buboroheye. Muhita mutangira kujya mubibona, tukajya tubana mu bintu by'ubwenge nk'ibi. Ubutaha sinzaba buri, nitwa Samuel Mugisha. Reka Imana iduhana umugisha nimukora ku kantu ni subscribe. Ciao ciao.